wirwuburanye Imana ko kubera iki Imana ngo umbwire ibintu ngo nubikore, gasanga byabaye rubanza imbere y'Imana. Ariko ikintu gikomeye ntawe ibyo wirwubwira abandi kutabikora se, ariko kubera iki abantu dukeneye ko ibyo tudakorera abandi Imana ibidukorera. Kuki ubuzima tutabayeho dushaka abandi babubamo? Ibyo ukora, ibyo ushaka ko bagukorera, we nawe ubikorera. Hako mwaretse tugakizwa bene data. Tuzi guhiga imihigo myinshi, tuzi kuvuga ibintu tuzakora, ariko buri munsi n'ubundi ibyo tuvuga birangirira biteye agahinda. Ibyo udakora ni gute uburanye Imana ngo Mana kuki utankora ibi, kuki udakora ibi, kandi nawe n'ubundi ubayeho ntacyo ibyo uvuga byose birangirira aho ngaho, mwirwa muhiga imihigo ariko ntimuyisoze. Kandi rero ngo guhiga imihigo nuyisoze bitwa no kutayihiga, ariko abantu babumva bibahaye amahoro. Nababaje, ariko Imana y'amahoro ibasange ibagirire ubuntu. Nibidukwiriye nk'abana b'Imana.